tariki 7 z'ukwezi kwa 12 2022 ni tariki zisobanuye iki kuri wowe? Tariki 7 z'ukwezi kwa 12 2022. Yeah, akoze cyane. Iyo tariki ni tariki nibukiraho urupfu rw'umubyeyi wacu twasenganye, barimo ba Kagabo, Bartebuka, Eric, Mitterrand, Mwamba, Fix Matunga Eric na Nkurunziza Aimable Paul. Bari muri Amerika, umuryango wa Alexis Mutume na Mutoni Neri. Turi kumwe hano, niba banyumva, madame wanjye Betty na n'umukobwa wanjye witwa Gaela. Ya nibyo twarimo tuvuga ati siho tuboneye ko ariho isi yubatse ku kinyoma. Yego, niho twari tuboneye ko isi yubatse ku kinyoma. Icyambere navuze ko isi ya none turahatirwa kugira ngo dukurikize ibyo isi ishaka cyangwa se ibinyoma bihari byubatse ku isi ari byo tugenderamo, kandi turahatirwa gukora icyaha nubwo abantu bataba bagishaka, ariko kubera oda n'amategeko ahari adusaba kubikora, ubu nta mahitamo abantu bagifite. Icyo gituma avuga ngo abantu bitegure neza kandi bamenye umwami naho bahagaze, bahagarare ku mahame yabo, atari ibyo bazosenyuka kandi bisange mu bintu badashobora kwikuramo na gato. Ni ukuvuga ngo ikizakiza umuntu gusa ni ukumenya Imana, kuko abizeye Imana uwo mwuka ntuzabafata kandi ntibazagendera muri ibyo bintu. Ariko abatizeye Imana n'abadahagaze neza, batubatse ku Mana neza, ngubwije ukuri ko bazotinya kandi ibyo bikazaviramo kurimbuka. Urakoze cyane. Yaba ari yose mpamvu umuntu yifuza kuba yahemukira mugenzi we bitewe n'inyungu cyangwa n'indama ari bubikuremo, cyangwa n'ibyo yabeshywe kazabona? Impamvu ni imwe, nuko ni wa mwuka ukorera mu bantu twavuze, ukora mu buryo bukomeye cyane butangaje kandi butandukanye. Urabona, umwuka uza ukabwira umuntu kwica mugenzi we, ni wa mwuka n'ubundi uza ukabwira undi kumwiba akatamwisha, cyangwa se akagenda akamurega, cyangwa se akamuhimbira ibintu bitari byo. Cyangwa se ukaba ari wa mwuka ugira ishyari, ushobora gukora ibikorwa bitari byo. Icyo gihe rero Satani, uwo mwuka ukora mu buryo butandukanye, ariko intego ari imwe, ari ukugira ngo ukore ikibi kandi icyaha ku bantu. Niba rero ibyo bishoboka, umuntu ashobora guhemukira mugenzi we, ni wa mwuka umwe turimo kuvuga. Ariko kuwukira ni iki? Kuwukira, icya mbere ni ukuwumenya ko uturuka kuri Satani. Kuwukira ni ukumenya Imana, kandi kumenya Imana niko kuwumenya, kuko iyo wamenye Imana uhita umenya umwuka ukorera mu isi, ukamenya n'uko ugomba kubaho. Rero ni ukubaho ufite Imana muri ya si ikoreramo ya myuka, kandi wa mwuka tukufata, kandi birashoboka. Uzi impamvu nari nkubajije kuri icyo kibazo? Urakoze cyane kuba umpaye ubusobanuro nk'ubwo. Impamvu ni imeze gutya, kubera ko urabona sosiyete cyangwa se government hari uburyo yizeza abantu ko nukora iki kintu cyangwa nuvuga ko ibintu bimeze gutya na gutya, ushobora kuba wagira icyo wabibonaho, cyangwa se uri buhabwe ibintu runaka, sibyo? Ariko kandi mu by'ukuri ukibagirwa ko nabwo nubeshyera mugenzi wawe, cyangwa se ukavuga ibintu uko bitari,
ugendeye ku nyungu zawe izo watekereje byo cyangwa se ibyo uzabibonamo, ukumva ko ariko kuri witekerejeho cyane wibagiwe gutekereza no kuri mugenzi wawe, wumva abo bantu bo ari bo baba babigizemo uruhare cyane cyane, cyangwa ababa bijeje ibyo bazaba hari bo baba babahemukiye. ngira ngo ababa barasetinze cyangwa se barashizeho ibyo bintu cyangwa barabijeje ibintu nibo baba bahemukiye. Ntabwo umuntu aba afite inyungu mu guhemukira umuntu mugenzi we. Ubundi nta muntu ushobora guhemukira mugenzi we keretse gusa bya binyoma bya Satani na wa mwuka ukorera mu bantu. Iyo winjiye mu bantu niba abantu batangira gukora bakoreshwa, kuko umuntu arabaswe. Abaswe n'iki? N'umwuka. Bibiliya iravuga mu Baroma igice cya 8 uhereye ku murongo wa mbere haravuga rero ngo nuko rero abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho, kuko umwuka w'ubugingo muri Kristo Yesu watubatuye ku mwuka w'icyaha n'urupfu. Urabyumva? Ni ukuvuga ngo abantu bose barabaswe, abenshi babaswe n'umwuka wa Satani w'icyaha n'urupfu. Iyo rero abari muri Kristo rero abizeye Imana baba babatutse kuri wa mwuka w'ububata bw'icyaha n'urupfu, bwo kugengwa n'icyaha no kubatwa nacyo. Kuko baba babatutse rwose, ahubwo nabo baba babaye mu bundi buryo, baba babaye imbata z'umwuka utanga ubugingo wo muri Kristo Yesu. Ni ukuvuga ngo baba bahawe umwuka wera n'umwuka w'Imana, bakaba imbata zabyo nabo bagakora ubushake bw'uwo mwuka cyangwa se bw'Imana. Ni ukuvuga ngo rero umuntu ava mu bubata mwinjira mu bundi, tuva mu bubata bw'icyaha n'urupfu twinjira mu bubata bw'umwuka n'ubugingo. Rero iyo rero abantu rero nta bubasha bafite, umwuka ubagenga niwe ufite ububasha. Nicyo warumbaje nari gusubije. Umwuka niwo ubasa abantu, utuma abantu bakora. Abantu n'abacakara bibakoresha. Urakoze cyane. Gisubije mu buryo bworoshye cyane, ari nabwo bwa buryo twabonye uburyo dusigaye twisanga mu bintu tugakeka ko tubyinjiyemo tubishaka kandi bwahe. Yego. Ari system twinjijemo kandi tukisanga turi mu gukorera rubanda bwo rubifitemo inyungu zabyo, kandi ari n'uburyo ari nayo muyoboro bakeneye ko abantu bagenderaho. Nayo mpamvu twavuga ati twirinde kuba twaba gucakara mu buryo bwo kubabazanya mu mitima cyangwa se guhemukira mugenzi wawe. Urakoze kuba uduhaye ikiganiro nk'iki. Sinzi niba hari icyo wagira icyo ubwira ku bakunzi ba Lifetime TV mu gihe turi kugana ku musozo. Ijambo gusa nababwira ni rimwe. Twese turi abantu kandi nkunda abantu, nkunda ko bamenya ukuri kw'Imana kugira ngo babashe gukiza ubugingo bwabo. Burya iyo umuntu yakijijwe cyangwa akamenya Imana, akenera ko na mugenzi we agomba kuyimenya. Kandi icyo twasigiwe nk'umukoro nyuma yo kumenya Imana no kugira ngo na bagenzi bacu cyangwa se abaturage bacu bavandimwe nabo babashe kumenya Imana. Icyo nifuriza kandi ntekereza mu buzima bwanjye, ndetse kenshi nanavuga uko mbonye opportunity, uko mbonye umwanya n'uwo tuganiriye wese, mubwira kwakira Imana no gushaka Imana kugira ngo arengere ubugingo bwe kuzarimbuka, ahubwo buzabeho iteka kandi mu mahoro n'umunezero tuzabane n'Imana. Icyo ukuri gihari kandi kigihamya, nubwo abantu benshi batabyemera, bumva ari nk'inzozi, bumva ari nk'imigani, bumva ko ari ibintu biri aho. Nyuma y'ubuzima hariho ubundi. Icyo cyo ndakubwira, ndabizi neza, burahari. Nyuma y'ubuzima turimo hariho ubundi buzima tuzabamo. Urashobora kumbaza ngo se bubahe, burihe, ninde wabugezemo akagaruka akatubwira ko buriho? Ni iki kitwizeza ko buhari? Ikibazo yagiye kuko bazawese ukibaza, ngaho mfashe unakisubize. Unakisubirize. Ikitubwira ko buhari, icya mbere ni ijambo ry'Imana. Tubwira ko nyuma y'ubu buzima
hari ubundi buzima burahari. Icya kabiri ni imbaraga z'Imana zidukorera mu mwuka w'Imana utubamo. Aratwishyura, azayishyurira abayo akababwira ibihari. Icya gatatu turanabibona neza birasohora. Niba Bibiliya ivuga ngo kugaruka kw'ibihe bya Kristo bizarangwa n'iki 1 2 3 4 5 kandi bikagenda bidusohora mu maso, ubwo Florian nicyo tumva ko ubwo buzima burahari. Bene data, icyo nababwira, ubuzima bw'iteka ryose burahari, kandi n'umubabaro w'iteka ryose burahari, nabwo n'ubundi buzima, ariko ni bubi ntawe twifuriza kubamo. Turashaka ko twese tuba mu buzima bw'iteka gusa, kuko nta mwana w'umuntu waremewe kurimbuka gusa. Ababifite ni Satani n'abadayimoni barya bigometse ku Mana. Kiriya kimwe cya gatatu Satani yamanukanye cy'abamarayika bamukurikiye, bariya nibo bagenewe Gehenna. Ariko umwana w'umuntu ntabwo yagenewe Gehenna, ahubwo umwana w'umuntu yagenewe kuzabana n'Imana. Nicyo gituma uwizera Imana wese, kuko Imana yatanze umwana wayo ukeneye kugira ngo umwizera wese atarimbuka, aho bahabwa ubugingo buhoraho. Abantu nibizera Imana, bagabwira Imana, bumva Imana neza, babigishwa, bakizwa, bahindukire, hanyuma Imana ibashe kugira gute ukangura ubuzima bwabo, babeho batunze Imana, bataba mu bwoba, badashiduka, badatinya. Hanyuma Imana izabakoresha ibyo butwari, kandi bakomeza babane n'Imana kugeza bavuye mu isi, binjiye muri paradizo, aho intwari zose zakoreye Imana zitegereje kuzaboneka ku mukiza wacu Yesu Kristo. Murakoze cyane. Ndumva iryo jambo rito nabasezeramo rwose. Abantu duhindukire, turebe iyo isi irimo kugana. Isi iratuganisha habi kandi hakomeye, ahubwo dushake uko tugarukira Imana kandi twihane kugira ngo tuzabashe kubana n'Imana. Urakoze cyane inshuti yanjye Michel, wowe utugejejeho icyo kiganiro. Niyo nama wari waduteguriye ngo usabye ko wahereza abakunzi ba Lifetime TV. Mbonero no kubiseguraho ko ibi bintu dukoze kuri uyu munsi, nabasezeranyije ko nzajya mbahereza buri kintu cyose bitewe na sosiyete tubana nayo cyangwa se tubamo, kubera ko imyidagaduro, imikino n'ijambo ry'Imana tutaryibagiwe, n'ibikora ku mitima y'abantu tutabyibagiwe, nabyo byose niyo mpamvu twahisemo kujya tubikora. Batazajya bagira ngo iyi channel ya Lifetime TV izajya inyuraho imyidagaduro, ibintu bisanzwe by'ubuzima busanzwe. Hagiye kujya hanyuraho n'ijambo ry'Imana, hanyureho n'ubutumwa, cyane ko nasaba n'udukurikira kuri Lifetime TV ufite inyunganizi, inama, ubutumwa, ubuhamya, akeneye kuba yaduha, yabitunyuriza kuri iyo nimero muri kureba aho ngaho kuri screen zanyu, mukaduhamagara cyangwa mukatwandikira ku butumwa bugufi, mukaduhereza ayo makuru tuba dukeneye ko twahigeza ku bakunzi ba Lifetime TV. Mwaba mukoze ikintu cyiza cyane. Mbona no kubashimira rwose, kandi ndizera ko mumeze neza aho muri hose. Wowe wakunze ibikorwa dukora, ibyo tuba turimo byose umunsi ku munsi, dukorere subscribe maze ujye ugumya kubona ibiganiro dukora umunsi ku wundi, utibagiwe na comment, ukore no kunzogera. Reka tubaze umutumirwa wacu nimba afite abantu b'ingenzi yifuza kuba yasuhuza mu gihe turi kuganira ku musozo. Ufite abavandimwe, inshuti, umuryango wifuza kuba wasuhuza? Mfite abavandimwe, mfite n'inshuti, ko ari nyinshi cyane. Ndabasuhuza bose ngo mbaragize, ariko 3, 4, 5 barahagije. Ndasuhuza kwanza famiye yanjye turi kumwe hano, niba banyumva, madame wanjye Betty na n'umukobwa wanjye witwa Gaela. Ngasuhuza abavandimwe banjye bari muri Amerika, umuryango wa
Alexis Mutume na Mutoni Neri Mm. n'abana babo, ngasuhuza ba bofure banjye bari ku mugabane w'Amerika, uwitwa Sematungo Eric na Nkuruziza Aimable Paul. Mm. Ya, ngasuhuza n'inshuti ziri muri Afurika, Mm. abantu bose twasenganye, barimo ba Kagabo, Bartebuka Eric, Mitterrand, Mwamba, mfite n'abantu twabanye aho twagiye tuba hose nabo ndabasuhuje, nubwo ndashobora kuvuga amazina yabo hano, Oya, nta kibazo. ariko Mm. abantu bose nzi cyangwa se n'abandi banzi, n'abo twakoranye, abo twabanye ahantu henshi hatandukanye, abantu bo mu Bugarama ndabasuhuje cyane, i Rusizi, abazabasha gukurikira kino kiganiro mukomere, n'i Kigali ndabasuhuza, n'abantu bo muri Kenya cyane kubw'umwihariko ndabasuhuje cyane. Murakoze. Urakoze cyane kuba usuhuje abo bavandimwe bose, kandi nanjye ubwanjye ndabasuhuje babyumve kandi ko tubikuye ku mutima. Uvuze kuri Mutume, hari ikintu mise nibuka kuba nakubazaho, cyangwa se nari nateguye kuba nakikubazaho, ariko nari nakibagiwe no kukikubazaho mbere y'igihe. Wihangane kuba ngiye kukikubazaho nonaha, ariko kuba wagize abo usuhuza, ugasuhuza Mutume, ugasuhuza n'undi n'abandi, mbita nibuka ko hari akantu tugomba kuba twakubazaho, ariko uraza kutwihanganira tukakubaza muri ubu buryo. Tariki 7 z'ukwezi kwa 12 2022 ni tariki zisobanuye iki kuri wowe? Tariki 7 z'ukwezi kwa 12 2022. ya akoze cyane. Iyo tariki ni tariki nibukiraho urupfu rw'umubyeyi wacu rwadukurwagamo. Ari ku itariki 7 z'ukwezi kwa 12 saa 10 mu rukerera za mu gitondo. Ndavuga mama wacu kuko papa wacu yari yaritabye Imana kera, ari yashize imyaka myinshi, irenga 20 nicyo gihe yitabye Imana. Niwe mubyeyi twari dusigaranye, kandi nari kuri yiwe, ariko twabashe kuvugana turanasezerana bihagije. Iyo tariki rero inyibutsa byinshi. Nibwo namenye kuba imfubyi totale icyo ari cyo, itagifite papa na mama. Sinjye nyine, hari n'abandi benshi, ariko buriya iyo tariki inyibutsa byinshi kubera ko njyewe wenda kubw'umwihariko ku giti cyanjye nk'umubyeyi wanjye, hari ibintu byinshi twahuriragaho, cyane cyane mu buryo bw'ubumana, byanyigishije byinshi. Niwe wantoje gusenga. Urumva umuntu nk'uwo ugutoza ikintu nk'icyo, ntabwo ujya upfa kukuvamo vuba cyane, kuko ni byinshi cyane. Hari n'ibindi byinshi nari nkeneye kuba ntoza, ariko ntabashe kubona kugira amahirwe. Ariko iyo tariki rwose nicyo nyibutsa, kandi iyo nyibutse kenshi mpita nibuka ibihe twagiranye byo gusenga. Urihangana kuba nkubajije kuri icyo kintu, kubera ko wenda wabona nzamuye emotion zawe, cyangwa se kuba utakwiyumva nk'uko wari umeze busanzwe, ariko kwari kugira ngo nkwereke ko tuba tuzirikana igihe umubyeyi yaba yaratuviriyemo, kandi tugomba kujya dusigasira igihe nk'icyo. N'ejo bundi ahari Mutume n'abandi bose bajye bumva ko igihe nka kiriya ari igihe cyo kubahwa, kandi bibaye byiza nk'umuryango mwajya mugira icyo muyikoraho iyo tariki. Narayibitse, ndabyibuka ko aricyo gihe yatuviriyemo, kandi tumusabire no kuba Imana yamutuza aheza gusa, kandi turizera ko tuzamusanga aho yagiye. Murakoze cyane. Hari n'abandi bantu nibagiye gusuhuza. Wabasuhuza nta kibazo. Ndasuhuza bene data dukorana umurimo w'Imana hano muri Norvège,
b'abanyamasengesho bagenzi banjye barimo Freddy Rugazura, barimo Pastor Isaac, barimo Nyamutarutwa Jeannette, barimo Kadomo, barimo ongera ijwi gato barimo narimvuze Kadomo, Jeannette, barimo Evangeliste Serugo, ni benshi cyane sinabamara. Ndasuhuza abantu bo muri Worshipers Ministry n'abayobozi babo bose aho bari bazabasha kumva kino kiganiro. Mukomere cyane bene data. Ndasuhuza abantu bose community y'Abanyafurika batuye muri iki gihugu. Murakoze cyane. Murakoze namwe, kandi turizera ko intasho ziri buze kubashikaho mu by'ukuri. Ndanasuhuza n'abantu duturanye muri Finsiness, abantu bose tubasha kubonana tunavuga n'ururimi rumwe, community yacu. Mukomere cyane abantu bose ndavuze uyu n'uyu aho muri, ndabakunda. Urabakunda cyane n'abantu basoresa ntabwo nabibagirwa. Ndabasuhuza cyane imiryango yose duturanye hano. Imana ikomeze ibarinde. Murakoze. Sawa, murumva abakunzi ba Lifetime TV, umukunzi wacu cyangwa se umutumirwa wacu yari Michel, niko bamwita, cyangwa se Papa Gaella. Arabasuhuje cyane, kandi ndizera ko ni ikiganiro cy'uyu munsi aduhaye ntago akiduhaye cyose nk'uko yari yagiteguye, nk'uko yari yabyifuzaga, niko yatubwiye, ariko azagira igihe yongera bidutegurire mu buryo burambuye bunononsoye, ku buryo muzabasha kumenya we ni muntu ki, wowe umuzi mu buzima bwari bushize, nawe umumenye muri iki gihe. Ese niki cyamuteye kuba yaba umukozi w'Imana cyangwa se kuba yaba umuvugabutumwa w'Imana? Icyo kiganiro yatwemereye ko azajya dukora, kandi turizera ko abakunzi ba Lifetime TV muzamusobanukirwa uwo ari we, kandi bizabashimisha. Wowe wifuza kumenya byinshi kuri we bihagije, ndibaza icyo gihe nikigera tuzamusabana nimero ya telefone, nibaza twemera kuba yayibaha azayibihera ku giti cye. Wowe wifuza ko mwajya mugirana ibihe byiza by'amasengesho, wowe wifuza ko mwagirana ibihe byiza byo kubasha gusobanukirwa Imana mu nzira zayo, mu buryo ushobora kuba wanyuramo kugira ngo ubashe kugera mu buryo bukoroheye gusobanukirwa Imana n'iki, nabyo yazabigufashamo. Icyo ndakimwizeyeho kandi nzi ko azakigufashamo mu by'ukuri. Murakoze cyane, reka tubabwira ati mugire ibihe byiza n'umugoroba mwiza aho muri hose. Yari Lifetime TV. Bye bye.